ubu rero ntangira gutekereza ko rya jambo Imana yambwiye yuko iyo ubwayo izankiza itazabyitirira abandi, ntekereza ko ariyo yabikoze. Ndavuga ngo ni gute nshobora kubura abasirikare kandi fizikali imeze neza, kuko mu burwayi bwanjye njya kurwara n'ubundi narwaye Imana isa nkaho yabimenyesheje. Nagize yerekwa mbona ndimo koga amazi menshi cyane, bambwira ko uyu muti ugiye gufata nubwo intego ari ukunkiza ariko ko no kunyica wanyica. Bambwira ko kutongera kubyara cyangwa uretse no kongera kubyara hari n'igihe no kutongera kuba kwitwa umugabo mu rugo byagorana, ariko ndavuga n'ubu nari mfuye, igisigaye ni impfa mfe n'ubundi ni nkiranyire, ariko ntago ndanga gusinya ngo mfate uwo muti nubwo kunyica nabyo birimo. Ndagusinya ndawufata, amagara madamu ndamubwira nti rero bambwiye ko kongera kwitwa umugabo byagorana no kubyara byagorana. Ubwo ndamubwira nti nimba nkize tuzarera abo dufite. Nitwa Nkundiye Christophe, papa Boneri, ni umupapa ufite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Nibyo koko nararwaye, ngera kure cyane, ariko mpura n'ubutabazi bw'Imana, Imana irankiza. Ubuhamya bw'uburwayi ni burebure cyane, umuntu yashobora kubishyira mu magambo make kugira ngo tubashe kubivuga byose. N'ubundi narwaye kanseri, Imana irankiza. Natangiye ndwaye kanseri, nabanze kurwara mu nda, ndwara mu nda, bayoberwa icyo ndwaye. Ubwo natangiye kurwara 2016 mu kwezi kwa 3, ndarwara bayoberwa njya kwa muganga babura uburwayi. Mu kwezi kwa 8 nari maze kuremba cyane, natangiye kurwara mfite ibiro 85, ariko mu kwezi kwa 8 nari ngeze ku biro nka 40. Nagiye kwa muganga Faisal kugira ngo bashakishe uburwayi, ko nabonaga bimaze kuyoberana. Faisal baje gusanga ko ndarwaye agasabo k'indurwe kubera imiti y'inyarwanda myinshi nanyweye, bari barambwiye ko bandoze. Noneho ngiye Faisal basanze ko ndwaye agasabo k'indurwe bagakuramo, nkomeza nsa nk'uworohewe. Ariko mu kwezi kwa 10, ubwo bambaze mu kwezi kwa 8, mu kwezi kwa 10 nabwo nongera kurwara mu nda, njya kwa muganga ku bitaro byo kwa Kanimba. Babona ko mfite ikibyimba kumara, bansaba ko ngomba kukibaga. Njya kwa CHK nabo banyohereza Faisal nagiye guca muri scanner, babona ko mfite ikibyimba kumara cyo kubagwa, bangarura CHK nibwo bongeye kumbaga bwa kabiri, bambaga ikibyimba cyari kumara. Bamaze kukibaga bashyiramo dere isohora amashyira ari mu kibyimba, ariko nyuma y'iminsi nk'itatu ya dere bashyizemo yasohoraga amashyira mu kibyimba, hatangira gucamo imbuto z'amatunda. Naryaga imbuto nk'umurwayi, ariko ubwo nza kwisanga za mbuto z'amatunda zinaryaga zirimo guca muri ya dere yasohokaga mu rubavu. Muganga yaje kumbwira ko ari fistule, ariho umusarani urimo guca. Ibyo narimo kunaryaga bambwira ko birimo guca mu rubavu muri ya dere byabaye ngombwa ko bayikuramo. Bayikuyemo bashyiraho akantu ko kwitumiramo, cholestome bag. Ubwo natangiye kwitumira mu rubavu. Muganga aje arambwira yuko ngomba kwitumira mu rubavu byibuze mu gihe cy'amezi 3, ko bijya bibahurura runini rukifungura, ariko ko rwongera rukifunga. Ubwo rero bansabye ko najya mu rugo byibuze nkazagaruka nyuma y'amezi 3, bambwira bakareba ko rwaba rwarifunze. Ubwo batarifunze bakambwira yuko bahafunga. Ubwo nagize ikibazo gikomeye cyane, bambwiye yuko ngiye kujya nitumira mu rubavu, ariko
mpora n'abavandimwe baranganiriza bambwira ko kwitumira mu Rubavu bibaho, bambwira ko hari abantu benshi babibaho kandi bakabana nabyo ubuzima bwabo bwose. Nanjye ntangira kubyakira, numva ko ngiye kubana nabyo, ariko mu gihe cyo gutaha cyari kigeze, nenda gutaha ngira umuriro mwinshi cyane wa 41 n'ibice. Bambwira ko batagomba kunsezera ngo ntahe kubera ko nari ngize umuriro mwinshi. Muganga yambwiye ko atansezera mfite uwo muriro, bambwira ngo bajye kwanza barebe icyatera uwo muriro. Uwo muriro rero mu by'ukuri ntabwo baje kubona igitera umuriro, bansutseho amazi menshi kugira ngo ugabanuke, bibiranga umuriro ntiwagabanuka. Nguma kwa muganga, ariko mu kuguma kwa muganga naje kuremba cyane kubera kwa bimwe nitumiraga mu Rubavu, najya kwitwara bisanzwe bikemera, ubundi nkajya bigaca mu Rubavu, ariko nyuma byaje kugeraho kwituma bisanzwe byanze, bigasigara bica mu Rubavu. Bigeza no mu Rubavu naho biraziba biranga, bigeraho bishwanyura igifu bikajya bica mu kanwa. Byabaye inzira ndende rero kugeraho muganga bagiye kurasanga mu Rubavu bitakirimo gucamo, bambwiye ko bitarimo gucamo, birimo guca, ndabwira ntibisigaye bica mu kanwa, ntibanga kubyemera. Bambwira yuko ngo nibyongera kubaho baza kushyira mu kadobo bakareba. Byari bigezaho bintungura, byajya gusohoka mu kanwa ku bantu bari bose bari hafi yanjye. Byaje kubaho nshyira mu kadobo, mbyetse muganga asanga nibyo. Muganga yaravuze ko azambaga nyuma y'amezi 3, ariko icyo gihe babaye ngombwa ko bajya kumbaga kugira ngo barebe ikirimo kubitera. Ubwo rero bagiye kumbaga ubwa 3, ariko ubwo mu burwayi bwose byari butaramenyekana ikirwa cyo ndwaye. Bampimaga amaraso bakayabura, muri ubwo burwayi bwose banteye amashashi 11 y'amaraso, bagatera amaraso mu kanya bakayabura, bakongera andi maraso mu kanya bakayabura. Ubwo rero bagiye kumbaga ubwa 3, ubwo bari bitegura kumbaga ubwa 3, ubwo niteguraga gutaha, bambwiye ko ntari butahe kubera umuriro. Nagize ikibazo gikomeye cyane cyo kuba ngiye kuguma kwa muganga. Madamu yazaga kunyitaho mu gitondo, tukirirwa na gatanu nimugora ko kwa dufite abana batoya agomba gukurikirana. Abo bana rero yagomba gukurikirana, ntago byabaga ngombwa ko barara bonyine. Yazaga kundeba kwa muganga ku manywa, nijoro akajya kubareba ko umwana wabo ugombaga no konka. Ubwo rero nari madamu wanjye ni mwarimu kazi, nimvaga ko byibuze ngiye kumuruhura ku matiki yaza kundeba sashika bya buri munsi, birengize nk'abandi mu rugo. Ariko bambwiye ko ntari butahe, numvishe mbabaye, ndavuga nti nanone ngiye guma kwa muganga. Madamu agiye kumenya kunanirwa, kandi n'amafaranga yaramaze kuba make, yamaze kudushirana. Umva ngo yagenda gataga n'amaguru nimugoroba, mu gitondo akaza n'amaguru aje kundeba sashika. Urumva byari birebire, ariko ubwo byabaye ngombwa ko nguma kwa muganga, ariko biramvuna. Bimvunye nibwo Imana nibwo yansanze igira ikimbwira, kuko mu burwayi bwanjye njya kurwara n'ubundi narwaye, Imana isa nkaho yabimenyesheje. Nagize yerekwa, mbona ndimo koga amazi menshi cyane, ndi mu kiyaga noga, ariko mu koga mbona ko nafite intege nkeya, mbona ko ntari buvemo. Kubw'amahirwe mbona amazi umuyaga uje mu mazi urankubise nguye ku nkombe, mfata ibirayatsi mvamo ndagenda. Mbona ko ntabawe n'Imana. Nkangutse nibwo nabwiye madamu, ndamubwira rero mbonye nari mu kiregezo gikomeye cyane, ariko mbonye mvanywemo n'Imana, atari imbabazi zanjye, ariko atari ku mbaraga zanjye, abo ari ku mbabazi z'Imana. Nimubwira gutyo. Ubwo rero natangiye kurwara. Nyuma nari ntegereje ngo ese ni ikihe kigerezo ngiye kubamo nza kwisanga ubwo burwayi. Ubwo rero mu burwayi bwanjye Imana yambaye hafi cyane, yaranganirizaga, ikambwira ko byose ibizi, ikambwira ko ndinzwe. Ijwi ry'Imana ryo ryasagaga urwego rikanyibwirira, ntabwo byanabwirwaga n'abandi. Ijwi ry'Imana ryo ryabinyibwiriraga. Ubwo rero mu gihe niteguye gutaha, njye kurwarira mu rugo, namaze kwakira ko ngomba kujya nitumira mu Rubavu, nkabana n'abana mu rugo, natangiye kumva ko kongera gusubira mu kazi bitazongera gushoboka kubera ko ntagenda nakugafuka mu Rubavu. Ubwo numva ko ntangiye kubyakira, ariko ngize umuriro mwinshi, mbwiye ko ntari butahe, birambabaza. Ubwo rero mu gihe nari butahe hari kuwa mbere mu gitondo, madamu yaje kundeba nzane n'imyenda ngomba gutaha nambaye. Noneho mubwira ko ntari butahe, ko bambwiye ko ntari butahe kubera
nagize umuriro mwinshi. Ubwo mu gihe nari ndyamye mu gitondo maze kubwira madamu nayo kubyakira bitamworoheye, nsinziriye numva ijwi ry'Imana rimpamagara arambaza ngo Christophe, nditaba, rambwira ngo wihangayikishwa no kugumye mu bitaro, nakagobe nshizemo, ninjye ubikoze, nakagobe nshizemo kugira ngo ikibazo cyanze gikemuke. Iryo jwi nararyumvishe, aho nkangukiye ryajwi nongera rigaruka mu mutima ndaryumva neza, numva ko ari ijwi ry'Imana. Nahamagaye madamu ndamubwira nti yari hanze, araza mubwira ijwi numvishe, ndamubwira nti ihangane wihangayika, Imana igiye yuko kuba ngumye mu bitaro yibikoze ko ikibazo giye gukemuka. Nagumye mu bitaro ntangiye kugira ibyiringiro ko ngiye gukira, ko ikibazo giye gukemuka, ko ijwi ry'Imana rimaze kumva ryambwiraga yuko ikibazo giye gukemuka. Aho kugira ngo gikemuke rero ahubwo narushijeho kuremba. Nakomeje kuremba, riho kwituma mu rubavu, kwitumira bisanzwe byanze bigasigara bica mu rubavu, ugezeho biranga, none nibwo narembye bitangira guca mu kanwa, ntangira kutumva, numva ubwonko butangiye guta equilibre. Ubwo byigezeho bica mu kanwa rero niho numvisha ko bikomeye cyane, ariko mfite ibyiringiro ko ijwi ryo yambwiye ngo ni njyewe ubikoze, ni ikibazo ni akagobe kizemo kugira ngo ikibazo banze gikemuke. Ubwo rero narategereje kureba icyo Imana igiye gukora, ariko niko nakomeje kuremba. Bimaze kumera gutyo, bimaze guca mu kanwa, nibwo umuganga yaje arareba arambwira ngo rero tugiye kukubaga, nupfupfe nukirukire, kuko bari barambwiye ngo baramutse bambaze nshobora gupfa kubera ururaro rwari rwifunguye ngo ushobora kwifunga. Ariko bigeze aho bica mu kanwa bamwe ngo tugiye kubaga, nupfupfe nukirukire, kuko nubundi nta gisigaye aho ugeze, nubundi bigaragara ko ushobora kupfa nubundi. Bagiye kumbaga rero bwa gatatu, nagiye kwisanga bagiye kumbaga aho mviriye muri salle dope, nasanze inda yanjye yose ipfutse. Inda yose yari ipfutse, muganga arambwira ngo numara kubona imbaraga tuzakubwiye twasanze mu nda yawe. Noneho ubwo maze kubona imbaraga hanyuma y'iminsi 3 nibwo yambwiye, muganga aranganiriza arambwira ngo bamaze kugera mu nda, bamaze gufungura inda, bamaze kugera mu nda basanze hari ikibyimba kinini cyari kumara. Uwakoze interpretation ya scanner, igihe nacaga muri scanner Faisal batababwiye. Rero bajya kubaga ntago babaza akabyimba gato kari kariho, ikinini bakibaga. Ati kinini rero nicyo cyashwanyuye amara ubwo rura runini. Noneho umusarana kugira ngo uce mu nzira yaho bishwanyuke bikwira mu nda, niyo mpamvu byatangiye guca muri yadre ibaye ntoya, bikwera acide ngo bishwanyura igifu, bikajya bica mu kanwa bishaka bisohokera. Ubwo rero barambwira ngo icyo bakoze nuko igice cy'amara cyangiritse bagikase bagikuyeho, noneho nahandi nitumiraga mu rubavu bahafunze, ati bigenze neza wakira. Ubwo rero nabaye aho kwa muganga, bahita bambwira ko nagombye gutaha nkajya kwipfukisha kuri dispensaire. Naratashye, navuye CHK, ndutuye murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Naratashye nkajya kwipfukisha, noneho mu rubavu hamwe nitumiraga mu rubavu hari amaze gukira inkovu. Nyuma nicaye mu rugo, hari groupe madamu yasengeragamo, baza kunsengera, baje mu rugo gusenga, Imana yababwiye ngo bagende bashirize kanseri. Ibabwira gushiriza kanseri, nta makuru yabyo dufite, nta rubwa mbere tubyumvishe, ako baraza barasenga bakora iby'Imana yabategetse. Tugende narwaye n'umugongo, sinabashaka kwicara, sinabashaka kuryama, naboraga nigaragura ndi mu gutaka cyane. Icyo gihe barasengera, umugongo urakira. Barasenze ndapfukama hasi, barangije gusenga umugongo wakize, mva meze neza, numva nshimye Imana ko hari Imana ikoze. Noneho hari umuvandimwe utari waje gusenga mwabo mwiyo groupe, yaje gusenga bukeye, turaganira. Noneho atangiye gusenga kugira ngo atahe, yarasenze. Aho nanicaye mu ntebe numva ibintu bishyushye mu rubavu bitangiye gusohoka, ndebye nsanga handi nitumiraga mu rubavu hongera harashwanyuka. Ndebye nsanga na amashyira menshi arimo gusohokamo. Wasengaga barakomeza arasenga, yagiye mu mwuka, njyewe nguma kurwana nayo mashyira arimo gusohoka, nshyiraho ishuka nari nifite iruzura. Yarangije gusenga asanga nge byakomeye, yaramperekeje njyana kuri dispensaire iraho hafi kwa muganga. Ndagenda barasanga ko namashyira arimo gusohoka akomeza kuza nk'isoko.